ibintu turi kuvuga ni Nyambo kano kanyu. Nyambo nubwo ari girlfriend wawe man nanjye yamaze kuba inshuti yanjye. She's my sister in law. Twamaje guhuza bro nanjye ngubu ndumva nsaze by stress. None kano kanya Nyambo niwe turi kuvugaho. Mpereza amasaha makeya. Hari umuntu ndi gutekereza, hari ibintu ndi gutekereza. Hari undi gutekereza ashobora kuba yakinnye iyo mikino. Mama saha make. Hari umuntu. We bindekere wenda kuzi nabo nshaka kubijyamo. We bindekere. Utanabikorana umujinya ugahubuka ukanyicira diro. Hari umuntu ndi gutekereza reka njyewe ndaje mama saha make. Nyambo ndaba nkubwiye aherereye. Kandi humura nta cyamubayeho bro. Sibyo? Humura kabisa. Humura sibyo? Hari umuntu uri gutekereza. We humura agaciyo. We mama saha make kuko namukubwira pe ntaribi ariko kubera kuntu mbizi ukunda Nyambo n'umujinya wawe urabizi ibintu byose umuntu akoza hubutse birangira bitagenze nkuko umuntu yabishakaga. Wowe tuza sindi mushiki wawe sinkunda nusanga ari we umwice. Tiger! Agaruka umubere ngo kubita inkuru nziza. Kiza kuri mwebwe mwese mudahema kubana natwe mu biganiro bitandukanye byose ducisha kuri channel yacu kandi yawe. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho uherereye hose wiyumvemo ko Imana iza kugukora ikintu gitangaje muno munsi bitewe nuko Imana igukunda cyane. Uburasirazuba Abajyepfo Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali n'Uburengerazuba mwese amahoro y'Imana akomeze abane namwe n'umuhungu wanyu Dr. Chef Gasegege n'abana bose muzehe Kongomani. Nk'ibisanzwe rero tugarutse kuri cya kiganiro cyacu kigenda kigaruka ku mafilime atandukanye. Uyu munsi ndifuza ko tuba twavuga kuri The Contract. Niyo mpamvu nkwibukije gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yacu ndetse tunateza imbere cinema yacu nyarwanda. No kuvuga ngo rero filime yacu The Contract igeze ahantu ibintu bigiye gukomera cyane kubera ko urugamba kumeneka kw'amaraso kutangiye ubu ngubu ndi turi kuvugana ibintu bigiye gukomera. Aho twakereye cyangwa ijoro ryashize twasize umugabo bita Tiger atangiye kurya amakofi yo munda cyangwa amabox menshi cyane bitewe nuko bari gukeka ko ari we waburishijwe Nyambo kandi ararengana. Twebwe twamaze kubona ko Nyambo asa n'uwafatiriwe n'umugabo bita Dr. Nsabi ari we byose ubiri inyuma, ariko uruhande rumwe tukaba tubona ko Dr. Nsabi wajyanga afite ikibazo cy'ihungabana bitewe nuko atari gushaka kwemera ukuri kubera yuko ibi byose niwe wateye izi mvururu byose. Yamaze kubwira umugore ko atamukeneye agomba kugenda cyangwa cyane amafaranga kubera ko umugore yari amaze gukorera amafaranga yakubokeye yatanze umubiri wiwe yatanze buri kimwe cyose ntago yari kuyasubiza ahubwo yese ahitamo ko byose abisiga inyuma. Dore ko nyuma y'ibyo ngibyo yaje kongera kubona amahirwe n'imigisha yo kongera gukundwa n'uno muhungu uyu Kiramana akamukunda maze bakibanira mu rukundo. Mbere barahujwe n'amafaranga kandi barahujwe ari ikiraka cyo kuba babana igihe kingana n'icyumweru ariko bikarangira amufashe amwifunzeho. Nukuvuga ngo ubundi abanyarwanda bacu umugani ngo ukina no kurya ukabihagiramo. Impamvu bavuze gutyo ngo ukinira mu kurya ukabihagiramo nuko abantu benshi cyane hari ibintu bafata nk'ibyoroshye ariko bikaza kubabyarira amazi nk'ibisusa. Mwihangane kuza gukoresha amagambo akomeye nkayo ngayo, ariko mu buzima busanzwe ubundi umunyarwanda akunda kuvuga ngo ikimbwa yanze ukimanika aho ireba. Rimwe na rimwe akenshi na kenshi umuntu ushobora kubona ko nta mumaro afite ariko ejo ugasanga niwe ufitiye umumaro, ukabona umuntu ukamwica cyangwa ukamugirira nabi ejo akagutabara. Nicyo bishatse gusobanura rero ko umuntu bakagombye guhora imbere no gutekereza kabiri ku kintu cyose tugiye gukora. Handitswe ngo mbere y'uko uvuga ujye uzunguza akarimi kawe mu kanwa inshuro 7 kugira ngo utekereze ku cyo ugiye kuvuga. Uyu mugabo rero yabanje kugira ute yarihemukiye ku rwego rukomeye cyane. Mwibuke ko umunsi umwe yari ari kwishyuzwa amadeni akomeye cyane ariko yanga kwemera ko ubuzima bwe bwahinduka. Amafaranga yose n'amafaranga yaba avuye mu bibi yaba avuye mu byiza byose aba amafaranga kandi akaba amafaranga
amafaranga, akora buri kimwe cyose gitandukanye cyo guteza umuntu imbere. Uyu mugabo rero Nsabi rero ibyo yakoze byose biri kumubera bibi cyane, dore yuko yatangiye kutangira kwicuza kubera ko yanabonye umukunzi we yagira ngo aragarutse, kumbe ahubwo yari amutabaye. Ntitumenye neza uriya mutego Nsabi yari yateze Nyambo kugira ngo Nyambo abe yamugirira impuhwe amujyane mu rugo, kandi Nyambo afite umugabo ariko Nsabi we akaba atari kubyemera. Nsabi yaje kwemera uriya mukunzi wiwe mushyashya ngo babane, ariko impamvu yamwanze no kubera yuko bagiye mu gikorwa cy'umubiri ugasanga intege za Nsabi zacitse bitewe n'igihe yari amaze atabonana n'umugore, maze umugore agahita amuca amazi mu ubwo buryo. Nicyo kibazo cyabayeho rero. Nsabi rero agiye guhura n'ibibazo bibiri, dore yuko Kiramani we yavuze yuko umuntu wese wakoze ku mugore wiwe agomba kumwica nta kabuza, kandi Natasha akaba ariyo ntego afite, akaba ariyo mpamvu Natasha agiye kwa Tayiga maze agatanya amusuhuzanya amangumi no kugira ngo banze baganire ikibazo, dore yuko Tayiga anarengana. Ahubwo se uratekereza iki n'igihe Tayiga aza kuza kuvumbura yuko ibi byose bikozwe gutyo abirenganiramo atari wabigizemo uruhare? Tasha araza gukwirwa hehe kubera guhubuka kwiwe, ahita agenda akubita, dore yuko umuriro ugiye kwaka hagati ya Tayiga ndetse hagati ya Bobo na Kiramani nabwo hagiye kuzamo ikibazo gikomeye cyane, bitewe nuko Bobo araza kwihorera bitewe nuko bakubise umubyeyi wiwe, ndetse natihorera ariko biraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Tasha araza guhura n'ibibazo, dore yuko Kiramani afite impuhwe ndetse no kuba agomba gucika hahise hiwe adakeneye ibibazo, dore ko namubwira ati mu byo ugiye gukora byose ntuze kuza gukora ikintu cy'icyaha. Ubu ngubu mwibuke ko iyi diri yo kuburisha Nyambo yari iri hagati ya Tayiga na Tasha, mu gihe Tasha yaje kubona umukobwa agatungurwa n'ubwiza bwiwe, agatungurwa n'ibyishimo brother wiwe afite, agahita avuga ngo ntabwo nabijyamo, ahubwo reka dushake ubundi buryo. Ibi byose biraterwa n'amafaranga abantu bashaka kuba bareka, cyangwa amafaranga bashaka kuba bagira ute bashaka kurya ariko bikaba bitari gukunda. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero ukuntu bimeze rero, ibintu bigiye kuba umuriro, dore yuko Nsabi we yamaze kumufungirana umukobwa ari kwibaza ntajyana mwatse telefone. Ubu ngubu igihari urufunguzo ruhari n'umuntu bita Jazira, niwe wenyine uza ahantu Nyambo byibura yakagombye kuba yacikiye, ariko impamvu afite ubwoba nuko atekereza ko Nyambo yaba yasubiranye na Nsabi, ahubwo atamenye yuko yafatiriweyo, kandi nyamara yagiye kubivuga maze biranga. Rimwe na rimwe arigiye wanga gutabara umuntu ukagomba ukererwa ufite ubwoba, bikaza kurangira wa muntu ubuzima bwe yabubuze, maze amaraso yiwe agahita kujya ku mutwe kubera yuko wanze kuba wabivugaho. Ni ukuvuga ngo Tayiga nawe rero ikintu aza kuza gukora, araza gukora ikintu gikomeye cyane kidasanzwe cyuko ashobora kuza kwivugana umwanzi cyangwa kugira ute kwihorera kuri Tasha, nawe akaba yamugirira nabi, dore yuko muri sendika yabo bakuvuga yuko nta muntu wakagombye kuba akora ku wundi muntu, ahubwo uwateje ikibazo ari we ugomba kuba yabihanirwa. Nicyo cyiza cy'aba bagabo, kandi akaba ari nacyo kibi, dore yuko yukoze ikosa muri bo ni wowe urihanirwa, ntago umuryango wawe wowe warihanirwamo. Mu gihe umujinya wa Kiramani wowe uri gusobanura ko bagomba kuba umuntu wese wakoze kuri Nyambo agomba kuba yamumerera nabi, akamuhotora cyangwa akamukura mu buzima. Ntabwo tuzi icyo biza kugendera kuri Nsabi wiyemeje gushimuta, cyangwa reka tubyite gushimuta kubera yuko yafatiriye umuntu ntacyo bagomba kuba bagize. Ntabwo tuzi ukuntu biza kugenda, ariko icyo tuza kubona cyo umugabo bita Kiramani we nta mukinyiko nta n'imikino afite, dore yuko yamaze kubwira umukobwa bita Jazira yuko umuntu wese wagerageje kumukoraho aza kumwicana n'umuryango we n'inshuti zose. Ikibazo rero kiza kuza kubamo Jazira ndetse na Claudia ni inshuti za Nsabe, bahoze ari inshuti, ndetse n'umugabo ukobwa bita Jojo. Bivuze ngo abo bantu bose bari kuri liste y'abantu baza kuza kwicwa, mu gihe Jojo we atazi n'ibiri kujya mbere, igihe Jazira nawe atazi ibiri kujya mbere. Ikindi kigeretseho uyu mukunzi wa Nsabi mushyashya Nsabi ari kwirengagiza, nawe ashobora kuza kubigenderamo, dore yuko Nsabi ari we muntu akunda cyane. Sinzi ukuntu wari kubyumva rero, niyo mpamvu nawe wakagombye kuvuga igitekerezo cyawe kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari. Ibiganiro byo birahari ndetse n'amafilime arahari menshi cyane hano mu Rwanda yakagombye kuvugwaho, nk'urugero hari filime Agenda k'imfubyi, ndetse hari filime The Contract nk'iyo turi kuvugaho, hari My Testimony, ndetse hari na Revenge, ndetse n'ayandi mafilime menshi cyane ari mu Rwanda kandi meza cyane, wakagombye kuba ureba ukanasobanukirwa icyo abanyarwanda baba bashaka kuvuga. Nge rero ntabwo iki kiganiro nshaka kukigira kirekire, ni nk'ibisanzwe n'umuzehe Kongomani Gasaye ntawongwa na bose. Mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro nawe ubutaha. Ciao ciao. Uko nami
na rehema zako hazishindwi kamwe. Nipe hekima, moyo mpya, uniinue ninapoanguka. Maneno